ahagutse nahanjye nawe. Ndagushubuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Wowe utunizi ni kuri ahagutse yanjye nawe, uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza no kubohoka bigamije kugira ngo umubiri w'abantu n'ubugingo bihemburwe. Imana iguha umugisha cyane cyane waba wakoze subscribe turakiga subscribe nawe ujye usharinga ujye komenta. Imana ibaho umugisha ho muri mwese. Ni jewe nanone Pastor Jackie hano Denmark ubashuhuje. Reka dutangire rero dusenga. Data wera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, urakoze data buja mwami Imana kongeye guhabwa icyubahiro muri aka kanya, muri uyu munota, muri aya magingo. Data buja uri Imana, nta yindi Imana ibaho ni wowe, kandi nta n'inzira yindi ibaho usibye Yesu Kristo. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta kuntu twakugeraho, nta relationship twagirana, nta hagati yacu cyabaho usibye biciye muri mwami Yesu Kristo. Uyu Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose, uyu Yesu Kristo wavuye mu ijuru, uyu mugabo w'imbaraga n'igitangaza. Haleluya mwene Adamu, haleluya ntare yo muryango wa Dawidi. Iyi ngiyo yivuze za zindi zose ziba zubike zishaka uwo zidivarenga, izo zose zirahunga. Turagushimiye rero data buja muri aka kanya, muri iki kirere turimo, aho buri muntu wese utunizi n'ahari mu mahanga yose yarimo, muri continent ahari hose. Uwiteka mwami Imana wigaragaze gukomera kwawe kuri uyu muntu data buja mwami Mana ishobora byose. Twongeye uguha iyahagutse Uwiteka Mana kugira ngo wiheshe icyubahiro. Reka ibyo tujya tuvugira ahangaha byose mwami Uwiteka Mana ujye wihesha icyubahiro. Turasaba mwuka wera ngo tuyobore mu byo tuvuga no mu byo dutekereza, kandi na buri muntu wese utunizi Uwiteka Mana reka ukuboko kwawe n'imbaraga zawe zimugereho mwami. Urakoze mwami Imana yo mu ijuru kutwejejeho imyuka mibi yose. Urakoze mwami Imana yo mu ijuru yuko utwejesheje amaraso yawe, utuvanyeho data buja umwandu wari wose w'inyuma n'imbere. Urakoze mwami Imana gitari cy'amahanga yuko wohereje ingabo zawe data zirwana intambara, mugaba w'ikirenga w'ingabo zo mu ijuru data wera Mana isumba byose, Mana ishobora byose. Uwiteka Mana nyiringabo urakoze muri aka kanya yuko turwaniriye intambara zose, izo mu kirere urazirwana, izo ku butaka urazirwana, haleluya, nizo hasi y'ubutaka urazirwana, nizo mu mazi urazirwana. Urakoze data ko turwaniriye muri aka kanya kandi unesheje abanzi bacu aho bari bose. Urakoze data buja mwami, urakoze data wera kuri aya maraso yawe, ku mbaraga z'umusaraba wawe n'imbaraga zakuzuye arizo mbaraga zidukoreramo. Urakoze kongeye kuduha imbaraga zawe, urakoze kongeye kudukomeza, urakoze kongeye kuduhumuriza, urakoze kongeye kudukiza, urakoze kudutabaye, udutabajije urukundo rwawe n'imbaraga zawe no gukomera kwawe. Urakoze kufasha ingabo ntoya n'inini ukadudusindishirije abanzi bacu, abaturwanyiriza kuri iyi mirongo, abaturwanishiriza amagambo, abakora ubufindo n'ibimenyetso n'aricozi zabo, abafite amafoto yacu ahantu, abafite ibyacu byose batsikamiye. Uwiteka mwami Imana barahava mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Mana ndasabira umuntu wari wese winjiye aha hantu muri yahagutse kuri uyu muyoboro ngo umuhe umugisha, umutabare, ubabaye umuhe umunezero. Uwiteka mwami Imana ugushaka kubone, ugutabaza ku mutabare. Uwiteka mwami Imana ugukomangira umukingurire. Uwiteka Mana ishobora byose ugusaba umuhe. Urakoze mwami kujya uduha ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Urakoze muri aka kanya data buja ndasabiye abababaye, ndasabiye ababuza amahoro, ndasabiye abingo zananiye yego abafite ibigeragezo mu ngo zabo. Ndasabira uyu mugabo, uyu mugore, uyu mwana, uyu mukobwa, uyu muhungu, uyu mupapa, uyu mumama, haleluya, uyu musore, uyu mukobwa, iyi nkumi, uyu musore, bose ndabasabiye mwama aho bari bose data buja, n'iri torero, n'uyu mupasiteri, n'uyu muyobozi. Uwiteka mwami Imana n'uyu mukozi wo mu rugo. Uwiteka mwami Imana gitari cy'amahanga ndamusengeye, ndakwereka abantu bari muri gereza, abafunzwe bazira ukuri ndetse n'abazira ubusa n'abazira ubutumwa bwiza. Uwiteka Mana gitari cy'amahanga bose ubiyereke. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana isumba byose, kuri Mana uinterfering muri affaires z'abantu. Uwiteka reka no muri aka kanya winjiye muri affaires zacu mwami, wigaragaze gukomera kwawe kubw'izina ryawe n'icyubahiro cyawe. Wongera usubize imbaraga mu bugingo bwacu, wongera uhembure revivingi
imitima yacu mwami, utuyobore mu nzira zo gukiranuka kubw'izina ryawe. Uwiteka uturwanirire kandi data tuzi yuko twanesheje mu izina ryawe rikomeye kandi ritangaje Yesu Kristo. Amen. Reka dutangire dusoma ibyanditswe muri Matayo mu gice cya 24 ku murongo waho wa 23. Reka dutangire tubasoma mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Abigishwa muri icyo gice cya 24 bashatse kumenya iby'igihe cy'imperuka, babibaza umwami wabo Yesu. Arabibasobanurira mu magambo make, yababwira ibimenyetso n'ibitangaza, ariko kimwe yaravuze ati nibababwira ngo Kristo ari hariya ntimuzajyeyo, ngo muri icyo gihe cy'imperuka hazabaho abantu bazaduka, abanti Kristo, bakora ibimenyetso n'ibitangaza, ngo niba binashoboka bakayobya n'intore, bakayobya n'abera. Ngo hari umugabo bita umugabo w'Imana, umugabo witwa Dr. Owori David Owori. Ndaza kumwita Umunyakenya, ntabwo iryo zina nongera kubisubiramo. Dr. David Owori ntabwo nongera kumusubiramo. Ni umugabo ugaragara mu ufite company y'ama escort, ufite abamurinze, ngira ngo barutara barinze perezida waho, ufite ibintu n'abantu miliyoni n'amamiliyoni. Ni umugabo ufite ibyarumwa birebire by'amadiredi bigeze hano. Umuntu w'umupasiteri umwe wabaga muri Norway, ariza arandeba, ntabwo njya nkunda kuvuga amazina y'abantu, arambwira tumva rero iwanjye mu caci haje y'umugabo, kandi umugabo w'Imana, dore ko wigeze gupinga, uyu we yuzuye umwuka w'Imana. Ati dore ukuntu arasenga imvura zikagwa, arasenga ibirima bigahaguruka bikagenda, indwara zigakira. Uyu mugabo ari mbega n'umugabo w'Imana pe, yuzuye umwuka w'Imana. Nanjye icyo gihe ndabireba, maze kubireba ndavuga nti koko uyu muntu koko yizuye umwuka w'Imana, kuko nabonaga yigisha inyigisho nziza zo kubohoka, yigisha z'agakiza zo kwera. Mbega ministry ngo ni ministry of holiness, ni ukwera. So mbirebye izo mbaraga zirankurura. Nari ahantu mu giterane Copenhagen, nibutahe mu rugo, ariko maze kumenya yuko icyo gihe uwo mugabo azaba ari muri Sweden ahantu hitwa Uppsala. Ntibyatinze mbafashe inzira ngiye Uppsala muri icyo cyumweru, hari mu kwezi kwa 10 niba atari kwa 11 mu mwaka wa 2012. aho yagize mu gihe cya Uppsala. Kuva ahangaha aho ntuye ugana Uppsala hari amasaha 9. Byabaye ngombwa yuko njya kurara Copenhagen kugira ngo mbashe kugerayo, kuko hagomba gutangira amasemina y'abayobozi. Icyo gihe rero narindi pasiteri, kandi mu church iyo nabagamo y'aba Pentecost yahangaha nari umwe mu bayobozi, kuko hano bagira body church, abayobozi b'church, twari nk'abantu nka 5, nanjye nari muri abo ngabo. Ubwo rero nari mfite recommendation yo kuba najya mu mahugurwa y'abapasiteri n'abayobozi ba church. So ubwo ndagiye ngiye nkurikiye kujya muri ayo mahugurwa. Ngezeyo mbona ngerayo kare, ariko muri make nce Copenhagen mparyamye, nagize inzozi ntabashe gusobanukirwa kuko nagomba gufata train ya saa 9 kuva aho ngaho ugera Uppsala, ngira ngo hari amasaha 6 niko train yambwiraga. Nukuvuga rero ngo naraye aho ngaho mbyuka kare nka saa 9 kugira ngo mbashe kugerayo mu masaha 5 mu masaha 4 mbere ya conference zagomba gutangira saa 5, nashaka kugera mbere yaho gato ya Uppsala. Nabyutse mbyuka mu nzozi, mbona nani mfite umwana umeze kugira nk'umwaka cyangwa nk'imyaka 2, kandi koko nuko byari bimeze. Ntabwo mvuga mu bifatika ariko mu muhamagaro. Mbona umuntu w'umugabo aramupurizaho amazi akonje. Umwana yajya kubyuka, amazi akamupuriza akongera agasinzira, kandi bari bamufashe basa nkaho bamushyize muri casque ahantu kari agatanda neramuryamishijeho, ariko ku gatanda gahinduka nka casque. Aho byari mu nzozi. Mbona rero yajya gukanguka ngo mwose, nkabona bamupurizaho ngo noneho mbyuka mvuga nti umaze gupuriza umwana wanjye 3, uwo mwana ntinamwose arapfa. Nshaka kubyuka, nuko nabyutse nkaho natekereje izo nzozi nimo ndota. Mba ndakarabye mfashe train nagiye.
nuko rega nageze muri Opsala. Uwo mugabo musanga aho ngaho yateguye igiterane, yigisha ibintu ariko nge mu by'ukuri atari ukwirarira. Yarigishije uko ibyo yigishaga nyine bijyanye no kwera, no kwambara, no kwikwiza, no kuva mu byaha, no kwitegura kuko Kristo agiye kugaruka. Kandi koko icyo gihe nari mfite ububyutse muri byewe, nashaka kumenya Imana. Ikindi cya kabiri, hari ikintu nari naravuganye n'Imana ariko narabibonye mu inzozi ebyiri, nifuzaga yuko umuntu ashaka kunsobanurira. No kuvuga ngo nari narabonye yerekwa rimbwira gutangira church hano, ariko sinashaka gutangira church kubera yuko aho nari mpakunze kandi nari mpamereye neza, nari mu buyobozi bw'itorero rinini muri iki gihugu, kandi numva ntago nakuraga ariko nashakiraga Imana mu gikari kubijyanye n'ijambo iwanjye mu bwiherero. Simvuga ngo ni mu gikari, ariko ni mu gikari cyayo mu bwiherero, aho niho nasengeraga. Ariko icyo gihe nari mfite ububyutse, Imana ivugana nanjye, Imana inyereka n'ibyo Imana yanyeretse byose byagiye bibaho ngaho, nubwo ntabashaka kubibwira abayobozi banjye, ariko nabibwiraga abantu bamwe bo twasenganaga n'ubu tugisengana muri church ya The Word Outreach. So ubwo rero ngewe nabaye ntago nashatse gutangira church kuko naravugaga ngo abantu ba kera Imana yajyaga batumaho abahanuzi. Nanjye ibi ngibi by'Imana imbwira, izi nzozi zo ndota, niba ari byo koko, niba Imana impamagarira gukora iki kintu, reka nzabona umuhanuzi uzampanurira ukuri. So behind motivation yanjye yo kujya kureba umugabo, naravuze ngo uyu kuko avugana n'Imana mbibona. Nibi bintu yigisha, umuntu yarasengaga agakubita amaboko hasi akarira imvura ikagwa. Uko niko nabibonaga, ariko ibyo byose byari manipulated. So tugezeyo arigisha, ariko nta mbaraga numvishije mu ijambo, nta kintu kinini numvishije mu ijambo. Cyokora aho muri 2012 niho namenyeye yuko nahindutse, kuko yagiye yigisha imyambarire y'abantu, noneho nza kumenya no imyambarire yanjye uko Imana igenda iguhindura. Burya buri muntu ntakarebe ngo umuntu yambaye gutya arasa atya, afite imisatsi isarya, ngo abirenze agakiza Imana iha umuntu. Icyo gihe Imana yari yaramvanye mu kwambara mini n'ibisa nabyo n'ibintu byinshi, wenda ntashaka kuvugira hanga kuko ntabwo ariyo point. Noneho ariko sinabimenye, ibyanjye bigenda bibaho ntabizi. Ariko abantu bajyaga bambwira bati kuki wifata nabi, kuki wambara ibyo byenda birebire, kuki wambara ibigutiya niko babyita. Ariko gihe nkabona nta kintu kimbayeho, nambaye neza, nta cyahindutse. Ariko uwo mugabo avuga kwikwiza. Uwo munsi niho nirebye sanga wawo, burya n'imyenda yanjye koko yarahindutse. Icyo gihe rero nari ndaho ngaho, nari nitambaje igitambaro cyenda kumera nk'iki ngiki, ariko byari bitewe yuko nari mfite imisatsi yindi bitaga Rihanna style. No kuvuga ngo nari naradifirije imisatsi yanjye igera nkaha ngaha, ariko nteramo n'iyindi misatsi noneho iba miremire kurusha. Ariko igice cyaha ngaha kiracika kubera produit bari bankoresheje, noneho mba mfite imisatsi y'uruhande rumwe. Ariko ibyo byose nubwo uruhande rumwe imisatsi yanjye yageraga nkaha ngaha, nateyemo n'indi noneho iba miremire. Nza gutekereza ntago nyimbere y'abantu y'umugabo w'Imana n'imisatsi inogoshe hano ngo ni Rihanna style, ndayifunga nyine nyishyira mu mutwe, mfunga igitambaro. Nuko nari imeze rero. Hanyuma hagombaga kuba seminar z'abayobozi mu gitondo, hanyuma nimugoroba hakaba rusange, hakaba amateraniro rusange. Icyo gihe mu gihe cy'abayobozi aravuga ati ntago ndi bubasengere bashoje, ariko aragenda mbega agahunga abantu ngo ntihagire umukoraho. Arasohoka amaze kwigisha, nguma aho ngaho, ariko ndavuga no, ibi ngibi ntabwo bishoboka kubera icyo adasengera abantu. Abwira abantu ngo ntabwo ari bubasengera, ahubwo azabasengera agarutse abantu bamaze kwihana. Ariko icyo gihe ntabwo yagombaga kubasengera. Nirirwa aho ngaho ntegereje. Nyuma yaho haza kubaho nyine amateraniro ya rusange, ariko gihe ndibaza mu mutwe wanjye, ndavuga no, ntabwo ndi buva aha hantu atansengeye, ahubwo ngomba gupfukama hariya. Natekerezaga naza akansengera, akandabikaho ibiganza, ari bunambwire bya bindi Imana yambwiye, kuko nibyo byari mu mutima wanjye, kugira ngo akonfaminge icyo Imana yari yaravuganye nanjye. Arangije kwigisha nyine, ariko byabaye nka bya bindi, abwira abantu ko nta muntu ari busengere, ahubwo azagaruka. Hari abantu bageze nko kuri 80 gutyo
nuko banganaga harimo n'umuntu w'umwirabura ngira ngo wo muri Nigeria yari yaravuye muri Austria yaje nawe kumureba. So jewe ariko ndavuga no aya masaha yose navuye hano ntabwo ndi busubireyo gutyo. Nza rero ataragenda kuko nari namenye ukuntu abigenza, ndagenda ndapima mfukama hagati aho ngaho. Ntako yagombaga kubigenda rero, yabonye ko nshaka ko asengera kandi yabonaga nambaye nk'abantu biwe ibitambaro imyenda igera hariya. Araza abwira abantu ati muhaguruke mwese mbasengere muri rusange. Abantu barahaguruka barasengera muri rusange. Arangije asanga aho nari mfukamye ko nari namupimye cyagiye nabonaga ashaka gukwepa nari nakibaze neza. Araza ankoraho ku mutwe aravuga ngo bless you. Uko nuko kuntu navuye rero iyo ngiyo, ibindi nzabisubiramo nyuma. Mana we, uko nuko navuye aho ngaho, ariko numva mu mutima wanjye nta kintu, nta gapawa, nta kintu numvishije, nta kintu nigeze niyumvamo, nta kintu nigeze ntekereza. Navuze se is this it? Uko niko rero navuye aho ngaho njya aho nagomba gucumbika. Hari umwana w'umukobwa yancumbikiye ndarayo, hanyuma ubundi ndataha ngaruka iwanjye. Ariko ndi mu nzira Imana ivugana nanjye, numva ijwi risobanutse rimbwira ngo nugera mu rugo wogoshe iyo misatsi yawe. Ariko ndaryirengagiza, ijwi rihataho rirambwira nugera mu rugo wogoshe iyo misatsi yawe. Ndavuga okay, nanjye ndavuga mu mutima wanjye sawa, ndagenda nyogoshe mvaneho iyo hejuru, iyo hasi n'ubundi harimo iyo byo twita gloss. Nzashyiramo aga produit gatoya, nzadifiriza nge nkaryamishe ku musatsi nyine ku mutwe bibe byiza n'ibindi nkabyo. Ariko numva ijwi rimbwira no ugomba kogosha umusatsi. Hanyuma numva ijambo rimbwira, ijwi ryambwiye mu Cyongereza ngo because your hair is contaminated. Nge naribaza ikibazo contaminated, how can the hair be contaminated? Ntabwo byashobokeye kumenya. Icyo gihe rero naje mbibyiganiraho, ariko indwara n'iryo jwi hashize nk'isaha ryakomeje riza. Hashize nk'isaha imwe ngiye kugera Copenhagen riba strong. Ndavuga okay, I will do it. Ariko nari nzi ko ngena nkogosha nyine uwo hejuru ubundi nkawihorera. Ngeze mu rugo aho ntuye, ubwo urumva ngeze Copenhagen hari amasaha, nari nsigaje amasaha 3 kugira ngo ngere iwanjye. Nageze mu rugo nabaye convicted kuko nemereye ijwi ndigata mbanza ncaho uwo hejuru nyine urabyumva. Hanyuma ncaho byose numva ijwi rirambwira oya ogosha. Ubwo nahise niyogosha rero nsa gutya. Icyo gihe rero muri 2012 kogosha gusha gutyo basaga nk'umuntu udafite ibitekerezo. Nuko byatangiye rero, urugendo rutangira gutyo. Ariko ntangira kwibaza se n'igiki ariko nari mfite gahunda n'uri ko nzajya nitambaza mpaka umusatsi ukabanza ukamera. Ariko numva ijwi rimbwira ngo no, ngo then niwitambaza testimony yawe izabimeze gutyo. Uko riko rero nogoshe imisatsi. Hanyuma ngirwamo ntangira kumva radio. Yarafite radio yitwa ngo Jesus is the Lord radio. Washobora kumva uri na hano, ndayikurikira numva ibitangaza, numva ibyo zakora. Noneho ntangira kuvuga nti ndashaka kujya muri Kenya, negura urugendo rwo kujya muri Kenya. Ariko sinaruteguye, narabishakaga gusa nkahora mbyumva. Noneho amarangamutima yanjye yose agenda ashiririyo, nkumva Yesu azaza, nkumva Yesu ari muri Kenya nta handi, nkumva ukuntu atangaza ukuntu ibitangaza bizahaba kandi yigishaga inyigisho. Urumva aho urabonye rero, namubonye aho ngaho nabonaga ari umuntu ari hamba ukuntu. Ubwo rero ntangira kumva rwose n'agahinda noneho ko kumva ko nashobora kujyayo kanjyamo. Urababazwa n'iki? Ni iki kubabaza? Wabuze iki? Ndamubwira nti ndumva nshaka kujya muri Kenya. Abonye agahinda nari mfite. Ubwo yari umwaka ubwo tugiye kwinjira muri 2013, no kuvuga ngo nashaka kujya mu giterane ngaruka mwaka cyo ku itariki 31 no ku itariki ya mbere cyagombaga kubera muri Gisumo muri Kenya. Aho rero niho umugabo yambwiye atumva aho kugira ngo ubone gutya, urumva Noheli yari ivuyemo, uzagenda urangirize y'umwaka. Icyo gihe rero nahise nshaka tike, shakisha vuba ndagera njya muri Kenya. Niba simbizi ko Bibiliya bivuga, ariko ngira ngo wenda Satani niba atari yiba muri uriya mugabo, sinzi umudayimoni wawe uri ba muri ya mugabo uwariwe. Cyokora nagiye muri Kenya. Ubwo ubutaha nibwo nzababwira ibyo nahuriye muri Kenya. Nabonye Satani igenda n'amaguru ikorera mu uyu munsi umurebye. Icyo gihe ntabwo yari yakagize muri urwo rwego, ariko uyu munsi yigisha avuga ngo Imana imadressinga nk'umwami, ngo Imana iramuhamagara ngo mutware. Ubu ngo
uwo mugabo afite abantu bamukurikiye amamiliyoni. Iyo conference twagiyemo bavugaga ko irimo abantu barenze miliyoni, kuko mu muhanda wose batubwiraga ngo ni miliyoni 3, ariko ngiye simbyemera. Cyokora nko uturutse tuvuze nk'Kigali, niba twarashaka kujya kuri stade, ubwo umurongo w'abantu amajana n'amajana ibihumbi bari mu muhanda bategereje uwo muntu, nkuko ahera za Kabuga n'ahandi. Ariko ibyo nahaboneye ni ibintu bikomeye. Uko niko natangiye urugendo rwanjye rwo gushaka Kristo. Mwibuke yuko twatangiye tuvuga ijambo Imana yacu turimo, igihe twakiraga Yesu n'umwami n'umukiza wacu atwinjiramo, umwuka w'Imana turimo. Ngo se ntago muzi yuko imibiri yanyu ari ubuturo bwa mwuka we. Iyo tubwira ngo Kristo ari Bugande ntituzajyeyo, ari muri South Africa ntituzajyeyo, ari muri Israel that matter ntituzajyeyo, kuko Kristo twakiriye, uyu mwami twakiriye ari muri twebwe. Bibiliya tubwira ngo ariko ntago muzi ko imibiri yanyu ari ubuturo bwa mwuka wera. Yesu aratubwira ngo igihe kirageze, abwira wa mudamu w'Umusamariya muri Yohana 4, aravuga ngo igihe kirageze yuko abasenga data mu kuri no mu mwuka batazajya bamusengera aha hantu kuri ririba, kuri iyi misozi cyangwa Yerusalemu, ahubwo bazajya bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ariko muri iyi minsi abantu barirukanka imisozi, barirukanka amahanga, bashaka imbaraga, bashaka Kristo. Nanjye ntago nabaseka, kuko nanjye nishyuye amafaranga njya muri Uppsala muri Sweden mvuye Denmark muri 2012. Mu mpera uwo mwaka nisanga ndi muri Kenya. Ndi kuri Facebook ariko ntabwo ndi active. Ifoto yaho mfite agafoto ndi muri Kenya ndeze gafraga y'iki gihugu, mvuga ngo Yesu niba ko kuri hano n'igihugu cya Denmark ukibuke. Icyo gihe nahahuriye n'Abanyarwanda, nabo bari baje gushaka ibitangaza, bari baje gushaka Yesu. Mumbabarire ariko bizabivugaho ubutaha. Ubwo rero ndangirije ahangaha, maze gufata imyanzuro, ngiye Kenya, tugeze Nairobi, baratwakiriye. Badusanze muri transit hejuru, baje first of all tuyisohoka mu ndege, bari bamaze kudutegereza. Abo bantu bafite power, bari bamaze kudutegereza tugisohoka mu ndege, badutwara kuri hoteli aho turi burare ijoro rimwe, tukahava tujya Kisumu aho hajyaga kubera nyine iyo conference, icyo giterane cy'ingaruka mwaka. Ubutaha rero nzababwira ibyakurikiyeho. Tugeze kuri hoteli mbabwire iby'urugendo rwanjye muri Kenya, nuko nahuye na Satani. Ariko Imana iranandinda cyane bikomeye. Nari nzi ko nzapfa, ariko Imana irandinda. Kubera iki? Ntago namenye ijambo kandi nari nararisomye, ariko nabonye uvuga Kristo, nabonye ibimenyetso n'ibitangaza, nabonye uwigize Kristo. Uyu munsi wiyita yuko Imana imwita mutware, ngo Yesu Kristo ngo yaje aryama ku birenge bye, ntama y'Imana. Uwo muntu muzamwirinde. Wenda hari n'Abanyarwanda bamukurikira. Imana impaye imbaraga yo kuvuga ibi bintu, kuko rero narabigerageje igihe kirekire. Nzababwira ubutaha rero, kandi mu nsengere. Imana ibaho umugisha. Ahagutse, nahanjye nawe.